Shalom shalom bakundwa shamayine data muri mwese Yesu Kristo w'amacu byose nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ibihe byose. Umwami uganza ukubukiko bwije, umwami uganza amajya no mumaza kandi ujye turinda muri ibyo byose. Nongeye gushima Imana yaduha kano kanya gato tuganire nyuma y'igihe kirekire. Ndatekereza amezi ageze kurane utugiye gutangira komeza kuganira ijambo ry'Imana. Shaka ko tugiye gukomeza kugira Imana ikomeze bahe natwe tugire neza muri byose. Nyuma y'icyo gihe kirekire. Uno munsi rero kino cyumwe tariki 14 ukwezi kwa karindwi tugiye kuganira ijambo rito, atari ijambo rinini cyane ariko nta jambo ry'Imana riba rito uko riba rikando se n'ijambo riba rikomeye. Nubwo ya murongo umwe ni ijambo rikomeye. Amina. Kuko tunyura muri byinshi bitobariza imitima, tunyura muri byinshi biduteshuka, tukanyura mu ngorane nyinshi ariko Imana yacu hari igitubaho kugira ngo itugire neza kandi twitayeho muri ibyo byose ko nisezera duhaye. Yisonye muri Zaburi hari ya 32 umurongo wa 4 ayira bitubwira ko iby'imitima yacu ishaka byose igomba kwidushikiriza kandi mu rukundo rwayo n'imbazi zayo bihora ibihe byose. Amina. Mbere yuko dutangira muri icyo gihe kirekire reka tubaze dusenga Imana kuko nta kintu dushobora kuba tutiragije Imana yacu, niyo buntu n'imbazi ikaye tugira neza muri byinshi. Amina. Haleluya. Kadusengere. Mwami wera nyingabo gitekomeye. Tugiye kuzebora kano kadushimugwa n'imbazi kuno gitigira neza. Tugishima ukuntu twitaho, tugishima kongera kuduha kano kanya keza, twebwe n'ubwoko bwawe Mwami byatungurana ibitekerezo mu ijambo ryawe kuko nta muhanga w'ibyanditswe byawe Mwami icyo twemera gusa mu byatungurana ibitekerezo twagira n'inama, ariko ngo wise umuhanga w'ibyanditswe ngabarenze akarimbi. Reka rero ujye duha ubwenge bwo kumenya tugomba gukora kandi Mwami mukasange atugire neza muri ibi byose bitunaniza bikaduteshuka mu nzira zawe. Reka ujye natwe uturinda muri byose, twizeye kumeje kutugira neza mu mpande zine z'isi, kakomeza kutwita mu rukundo rwa imbabazi mu izina Yesu Kristo watambaye ku musaraba Golgotha. Amen. Nkuko nambabwire mu kanya afite ijambo rito gusa, shaka ko tugiye gutangira igano cyacu yayikomeze aho twari tugeze ko twakomeza mu ijambo ry'Imana dusangira ibyanditswe ibyera by'uhara Imana. Ijambo rito tugiye kuganira kubera ibya duhura nabyo tujya twirangiza Imana yacu mu bitunaniza mu biturusha, tujye tumenya ko Imana yacu ibihe byose ari Imana ikomeye, Imana igira neza kandi Imana itwitayeho ijoro n'amanywa ikaturengera uko bukeye uko bwije. Amina. Kuko ni Imana y'ubuntu n'imbabazi. Tugiye gusangira ijambo rito ryanditse muri Zaburi ya 48 umurongo waho wa 14. Amina. Umurongo wa 14 none ko tugiye gutangira cyangwa tugiye gukomerezaho nyuma y'igihe kirekire twari tumaze tutaganira. Ntekereza ko ari amezi ageze kurane cyangwa se narengaho gato kuko ni igihe kirekire, ariko Imana yacu tubashisha ko byose suba ngo twari twicaye turi mu bindi rwamwe twiruka muri byinshi, ariko reka tujye dushimira Imana byose ko igituba hafi ikaturengera. Ijambo tugiye kuganira muri kumbabwiye reka tuyisome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko iyi Mana ari Imana yacu iteka ryose, niyo izatuyobora kugeza ku rupfu. Amina. Iryo ni ryo jambo rito gusa nshaka ko dusangira muri kano kanya mbere kugira dukomeze ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose. Amina. Ngo kuko Imana ari Imana yacu iteka ryose. Bene data nagira nkubwire ko iyi Mana ni Imana yacu, Imana yacu bwite iteka ryose kandi bidahinduka. Ni Imana yacu bwite. Niyo mpamvu byo tunyuramo byose Imana yacu tuba hafi ikaturinda tukihangana muri byo byose. Imana yacu ikaba hafi kugira itu hafi ikaturengera. Ngo niyo izana tuyobora kugeza ku rupfu, kugeza kuri wa munsi wa nyuma. Mwene data iyi Imana yacu niyo izatuyobora kandi ijambo yatubwira ngo na nyuma y'urupfu hari n'ubundi buzima. Nkuko muri byiza yembaye ngo hari ubuzima iyorere, ubuzima burahari, dufite ubundi buzima, ariko kugeza ku rupfu mu gihe turi mu no mubiri kugeza tuvuyemo Imana yacu ikomeza kutuyobora, izakomeza ituyobore, tuyiringire, tuyihe muri byose. Ibintu bituje imbere tubyereke Imana kandi izatubera umuyobozi mwiza, izatuyobora itwiteho kandi ducika intege. Ntiducike intege, tujye tugira ukwizera mu bintu tujya duhura nabyo. Bene data tujye dusangira ukwizera, twizera Imana yacu ko ari Imana ikora imirimo kandi Imana igira neza itwitaho ijoro n'amanywa, igiturengera rwose ibihe byose
kuko abantu hari abahamya benshi bahamya iby'iyo mana yagiye ikora. Amina. Abahamya barahari, turabihamya. Y'ubwaye ndabihamya, mfite ibyo ngomba guhamya by'Imana ikora, kuko Imana iraturengera. Amen. Ariko tumiye ko Imana yacu ari umurengezi mwiza, umurengezi utwitaho, uturengera amanywa na nijoro. Amina. Ibyo byiringiro rero reka tumiye ko Imana yacu ni Imana yacu bwite. Ni Imana yacu bwite mwene data. Ni Imana yacu aho uri hose bwite. Ni Imana yawe bwite. Ni Imana yanjye bwite. Ugomba kuyambaza mu byo unyuramo. Mu byo unyuramo ikakurengera. Hari igihe ujya ugira ibintu ukagira ngo mu burengezi Imana ikatwitaho, ikaturengera, kuko Imana igiye gutabara bitewe n'uko wayambaje. Amen. Ikakugira neza. Ikakugira neza, ikangira neza bitewe ko nayambaje. Ntabwo Imana izakugirira ineza bitewe n'umwana w'umuntu. Oya, Imana izakugira neza kubera wowe wafashe uko wahisabye. Imana kwinginze ufashe muri ubu buryo cyangwa buriye. Imana izazi gusange ikwiteho. Dufite ubuhamya bwa bintu byinshi butwemeza iyo Mana kari Imana yacu bwite. Hari n'igihe igiye gukorera igitangaza abantu bakanebyibazaho, bagashaka abantu bagende nk'uko bagenda, cyangwa bakumva ko ibyo Imana yakoreye atari ibyo Imana. Ariko Imana itabara uwo ari we wese bitewe n'uko wayiyambaje, kuko ni yawe bwite, ni yanjye bwite. Imana yacu ni yacu bwite, izatuyobora. Tuyihe, tubane nayo ibihe byose, kandi igiturengera iza kugeza ku rupfu, kuri wa munsi wa nyuma. Tuzaturi mu buzima, tukiri mu buzima duhumuka abazima. Izatuyobora, tuyiha, tugumane nayo. Bene data nshuti bakundwa, iryo niyo jambo rito shatse ko dusangira kuno munsi w'iki cyumweru tariki 10 y'ukwezi kwa karindwi, kugira dukomeze mu gihe kirekire cyari gitambutse tutabasha kuganira. Imana itugire neza, kandi Imana yite ku muntu wari wese, imurengera uko bikwiriye, ikurengera uko bikwiriye, indengera uko bikwiriye, twembi buri wese imurengere uko bikwiriye. Tuyihe itubere muri byose, kuko yo ijambo ryayo itabwira ngo twe tuyifashe twayirekura, ariko yidufashe ntabwo igiturekura. Niyo mpamvu yavuze iteka ngo mwana wanjye uko bizagenda kose, uko biri kose, iteka waremeye ukanyiha, ukumva ko ari igomba kukuyobora, ngo izakuramiza ibihe byose, kuramize ukuboko kwayo kw'iburyo, ntabwo uzigera utemba ngo ugere hasi. Izakuramiza ukuboko kwayo, igushigikire, idushigikire. Kubera iki? Ni Imana yacu bwite, kandi tuyiyambaza ko igomba kujya ituyobora, izatuyobora ibihe byose. Ijambo ritubwiye ngo izanatuyogeza ku rupfu, kugeza kuri wa munsi wa nyuma wa buno buzima bw'abahemeye ku mwuka w'abazima. Yesu Kristo wamerecho byose abaho umugisha, buri wese ahari. Imana iha umugisha, nanjye mpa umugisha, twembi duha umugisha, dusangira ibyayo, twungurana ubwenge, kandi twitayeho ijoro n'amanywa, itwitayeho amajya n'amazi. Niryo sezerano. Shalom, shalom. Mbifurije ibihe byiza. Mwami Yesu abaha umugisha.